Umugabane wa Afurika n'umwe mu migabane ikungahaye ku myizerere n'umuco ndetse n'umurage gakondo warazwe n'abakurambere kuva kera. Amoko menshi abarizwa kuri uyu mugabane mu bice bitandukanye, iburasirazuba, amajyepfo, iburengerazuba ndetse n'amajyaruguru ya Afurika. Baracyakora iby'imigenzo yabo gakondo, rimwe na rimwe binateye ubwoba uramutse uyisanzemo. Iyi migenzo ikibigamije ni ugushyiraho umupaka ndetse no kwigisha abaturage kutarenga ku nshingano ndetse no kuba bajya kure y'ibyo bakwiriye kuba bakora mu bwoko bwabo. Imigenzo gakondo kandi ikorwa n'abaturage babyiyemeje, usibye ko nubwo iterambere ryaje benshi bagiye bacika kuri iyo migenzo. Gusa hari abakiyikomeyeho ndetse binavuga neza ko bataramutse batayikoze ngo abakurambere babo bashobora kuba babateza ibyago bikomeye cyane. Bimwe mu bihugu byinshi hano kuri uyu mugabane wa Afurika bifite imigenzo ihambaye, imigenzo udashobora gutekereza neza ko yakozwe n'Abanyafurika. Iyi ni imigenzo ikomeye cyane n'akakayiteye ubwoba bikorwa n'Abanyafurika. Uyu munsi wa none tugiye kurebera hamwe imigenzo ikorwa n'Abanyafurika, abantu batari bazi ko igikorwa kugeza n'umunsi wa none. Hari amoko amwe n'amwe kibayeho mu buryo bwa gakondo agikora n'imigenzo yabo kuva na kera, ngo ndetse ngo iyo migenzo idakozwe neza hari abashobora kuvirwamo ibihano bikomeye, yewe ngo bishobora kuba byatera n'urupfu. Ibiro ni bimwe mu bintu bikunda kwibazwaho cyane n'abashakashatsi b'iminsi ya none, bibaza uburyo iyo migenzo yacika, ariko abakurambere cyangwa se abakuze muri iyo miryango bagasobanura neza ko guca iyo migenzo ari ugutandukana n'umuco wabo gakondo, bakinjiza iby'abakoloni n'abazungu kandi ari kizira kuri bo. Aka kanya reka dutangire urutonde rw'imigenzo ikorwa n'abaturage b'Abanyafurika. Imwe mu migenzo bikomeye iteye ubwoba ariko ishobora no kuvamo urupfu. Ngiri kumva muri iki kiganiro nitwa Medali. Ntibagirwe gukanda subscribe, like, share ndetse na comment, ubundi tumenye byinshi ku murage n'amateka w'Abanyafurika. Umwe mu mirage ikomeye cyane barazwe gakondo, ariko kenshi ushobora kubiteye ubwoba mu gihe ugiye kuyumva hano. Umugenzo wa mbere turi buze guheraho ni umugenzo witwa Ngoma ya Chihamba. Uyu ni umugenzo ukorwa na bwoko bw'abacokwe barirwa mu gihugu cya Angola ndetse na RDC cyangwa se igihugu cy'abaturanyi cya Congo. Uyu muhango ukorwa hafatwa umugore umwe bakamwambika, ubundi agatambagira mu mudugudu hose, mu karere, mu gace ndetse n'ahandi ahariho hose haba hakomeye. Abaturage bo muri aka gace bose batinya ibi byago, dore ko uyu mugore aba yahindutse ikimenyetso cy'ibibazo, ibyago n'amakuba. Imyaka yose yabayeho hagahozwa n'imyuka gakondo yo muri abo baturage ndetse n'imyizerere yabo. Ibi kandi bimugiraho ingaruka nyinshi cyane, dore ko uyu mugore watoranyijwe ahabwa amafaranga kugira ngo byibuze abashe kubafasha muri uyu mugenzo, maze abaturage bose bagatanga amafaranga menshi kugira ngo bikureho ibibazo n'ibyago imyaka yose bahuye nayo ndetse n'amakuba yose bagiye borora mu buzima bwabo. Bakabicomeka kuri uwo mugore, bakamwambika ingoma, akayizererana, agatambagira igihugu cyose cyangwa se agace gatuye mu bwoko yambaye iyo akaba ari we wahindutse kivume muri icyo gihe. Ni umugenzo uteye ubwoba kuko abantu benshi batinye kuba babarwaho icyaha cyangwa se bakabonwaho ibibazo kugira ngo batazigera bambikwa iyo ngoma, kuko ingoma isobanuye igisebo cyangwa se kare wagize ibyago byinshi cyane. Uyu mugore uri kuzirana iyi ngoma aba ari umugore uhagarariye ibyago, amakuba n'ibindi byose byabaye mu gace mu bwoko bw'abacokwe. Uyu mugore kandi aba yarahindutse kivume kuri uwo munsi kuko atambagirana iyi ngoma, maze bigatera ubwoba abaturage benshi. Buri wese atekereza ko umunsi yatoranyijwe ngo yambare iyi ngoma azaba ari wahindutse kivume mu bandi. Umugenzo wa kabiri ukorwa n'abaturage b'Abanyafurika, umugenzo uteye ubwoba cyane ukorwa n'ubwoko bw'Abamarigashi. Abangaba nabo mu gihugu cya Madagascar, n'umugenzo witwa Famadihani. Uyu ni umugenzo ukorwa n'aba baturage aho baba bari guhindurira ibibira abaturage bapfuye cyangwa se imirambo bahambye kuva kera. Uyu mugenzo ukorwa abaturage bafata imyambaro mishyashya bakajya guhindurira abapfuye, dore ko buri mwaka uyu mugenzo ukorwa no kuvuga ngo abaturage babo baba barashyinguwe baragenda bakabahindurira umwambaro, bakabambika imyambaro mishyashya, ubundi bakabatambagiza cyangwa se bakikorera imva zabo bakazizerera mu giturage, bagatambagiza, bakababyinira, bakabaririmbira paka igihe babasubirije ku marimba aho babavanye. Ni umugenzo ukorwa buri mwaka muri ubwoko bw'Abamarigashi. Umuturage utitabiriye uyu mugenzo ngo bisobanura neza ko ngo bari kwitandukanya n'abe bapfuye. Bimwe mu bintu ngo bishobora gutera ubwoba kuko abapfuye ngo bashobora kuba bagaruka, ubundi bakagira nabo umuryango. Ibi rero bituma abaturage bose b'Abamarigashi bari gukora uyu mugenzo cyangwa se igihe cyo kwitabira uyu mugenzo biba ari ibintu biteye ubwoba, ngo buri wese agomba kuhagera, ubundi akitabira, agahindurira imyambaro uwo yapfuye, akamutambagiza, akamubyinira ndetse bakamuzererana mu giturage kugeza bamusubije ku marimbi. Ni umugenzo uteye ubwoba uramutse uhuye na bano baturage bikoreye amasanduka bari kuzererana babo bapfuye mu gihe baba bamaze no kubahindurira imyenda ngo bambaye imyenda mishyashya. Imigenzo kandi iteye ubwoba cyane muri cyo gihugu cya Marigashi kuko kutayikora ngo bihanishwa kuba wahura n'ibyago n'umuryango wawe wose usigaranye mukaba mwapfa mugashira. Mu bwoko bw'aba Ewe babarizwe mu gihugu cya Benin ndetse na Ghana.
hari umuhango witwa torokosi. Uyu ni umuhango ukorwa n'abaturage baba barakoze ibyaha bikomeye cyane. Ku bundi imigenzo yabo ndetse n'amoko yabo bikabasaba ko bafata byibuze umwe mu bakobwa bibyariye bakamwerekeza ku rusengero. Uyu mukobwa ajyanwa nk'igitambo cyangwa se nk'ujyanwe kuba imbata muri uru rusengero, akaba ari uhinduka nk'igihano cyangwa se ikiguzi ababyeyi batanze kugira ngo babashe gukira neza ibyaha n'ibicumuro baba barakoze mbere y'uko bahura n'ingaruka n'ibihano. Maze umukobwa wabo ngo agafatwa akajyanwa akajya muri urwo rusengero akahabera imbata ya burundu, ntazaba yemerewe kongera gusubira iwabo na rimwe mu buzima bwe. Abakobwa bwoko bw'aba ewe kuri bamwe mu baba bafite ubwoba ndetse n'imiryango yabo ikaba itinya gukora ibyaha, kuko iyo ukoze ibyaha nta kindi gihano uhanishwa keretse gufata umukobwa wawe, kandi uyu mukobwa agomba kujyanwa byibuza ku rusengero mu gihe aba akiri isugi. Uyu mukobwa ageze muri uru rusengero ngo ahabera imbata, ndetse ngo yagerageje kuvuga neza ibyamubayeho ngo akurikirwa n'imyuka mibi cyangwa se abakurambere bo muri ubu bwoko bakaba bamukurikira bakamugirira nabi, bimushobora no kumuviramo igihano cy'urupfu. Ibi rero bituma ubwoko bw'aba ewe ngo bitwararika cyane kugira ngo abakobwa babo batazajyanwa muri uru rusengero igihano cyo kuba bahabwa imbabazi ku byaha bakoze. Imiryango yose ngo yitwara neza, kuko ngo urebye n'aba bana bawe bose bashobora kuba bashirira muri urwo rusengero, kandi ngo imbabazi akaba aribwo ushobora kuzihabwa mu bwoko bw'aba ewe utigeze ujyana umwana ku rusengero aho bakorera ibitambo n'imigenzo yabo, ushobora kuba wahabwa imbabazi muri buno bwoko. Undi muhango uteye ubwoba ku mugabane wa Afurika ni umuhango ukorwa no mu bwoko bw'abamende ndetse na tembe, babarizwa mu gihugu cya Sierra Leone, aho bafata abana babo b'urubyiruko baba bari gukura ku myaka yabo mikeya mu gihe batangiye gukura, ubundi bakerekezwa mu mihango byo kwigishwa ibigendanye n'ikigirwamana cyabo cya poro. Uyu ni umuhango ukorerwa mu mashyamba, aho bajyanwa bakabona ibintu byinshi biteye ubwoba, ubundi bagahuzwa n'imyuka y'ikigirwamana ku buryo abana bashobora kuvayo ngo barahindutse ibicike n'ibicamuke biteye ubwoba cyane. Muri uyu muhango kandi ngo babwirwa neza bakanasobanurirwa ko igihe hazagira umuntu umena amabanga y'ibyo aboneye muri uwo mugenzo ndetse no muri iryo shyamba ko bizaba biteye ubwoba. Bituma rero abantu benshi bagiye muri uwo muhango wo guhabwa imbaraga cyangwa se yo kwigishwa neza ibigendanye na poro, ko bagaruka barabaye ibicamuke n'ibicike, ndetse ubwoba bwaranashize mu gihe cyose baba bamaze muri aya mashyamba ndetse n'ibyo bamaze kubona. Ubwoko bw'abamende ndetse n'abateme n'ubwoko buteye ubwoba cyane, kuko ibigirwamana bya poro aribyo bakorera cyane. Ibi rero bituma umuntu wese wagiye muri uyu mugenzo ngo ahora yigengesera kugira ngo itazagira ikintu na kimwe kimucika, akaba yamena ibanga mu byo baba barigishijwe neza, harimo neza kwisobanuye cyangwa se ugize icyo uvuga ku kigirwamana cya poro ushobora guhura n'ibyago, ndetse n'abo mu muryango wawe bose bakaba bagira ubwoba kubera neza kuba waragiye muri iyo migenzo kandi usobanukiwe byinshi kuri poro, warabonye n'amabanga menshi. Ibi rero bituma abantu bose bitabiriye uyu muhango ko bagaruka baritonze neza cyane, kandi ngo bisaba kwirinda kugira ngo urinde n'abawe. Mu yindi migenzo gakondo ikorwa n'abaturage bo muri Afurika, cyane mu bwoko bw'abazuru ndetse n'abasosa mu gihugu cya Afurika y'Epfo, aba ni abaturage ubundi bazwiho kugira imigenzo ihambaye ku mugabane wa Afurika, dore ko nabo bakomotseho amoko menshi ndetse n'imigenzo myinshi bafite mu bwoko bwabo no mu gihugu cyabo cya Afurika y'Epfo. Umugenzo witwa Mati Killing, uyu ni umugenzo wo kwica abantu kugira ngo babashe kubakura bimwe mu bice by'imibiri yabo ngo bizabafasha mu gukora ubuvuzi bwa gakondo. Ibi bice babakuyeho nimwe mu byifashishwa mu bupfumu, cyane harimo gutanga amahirwe, ubutunzi ndetse no gukiza indwara nyinshi zitandukanye. Ibi rero bituma abaturage b'ubwoko bw'abazuru ndetse n'abasosa bagira ubwoba bwinshi cyane, kuko rimwe na rimwe ushobora kuba wakicwa kugira ngo uzifashishwe muri iyo migenzo, cyangwa se bakagukata ibice bimwe by'umubiri bizifashishwa mu migenzo yabo ya gakondo kugira ngo babashe kubona neza ko umugenzo wabo ugezweho neza. Ubwoko bw'abasosa ndetse n'abazuru ubwoko bugira imigenzo myinshi cyane ihambaye ndetse kenshi cyane binateye ubwoba. Iro bigatuma abaturage babarizwa muri aka gace bahora bigengesereye, ndetse kenshi bakanacika bakava muri Zulu ndetse na Sosa bakigera mu mijyi nka Johannesburg ndetse na Cape Town, aho biba bidashoboka ko bazahura n'iyi migenzo, cyane ko igumye muri utu duce. Abakuru cyangwa se abakurambere mu bwoko bwabo bashobora kuba bakwifashisha mu buryo butunguranye ubumwe cyangwa ubundi, bashobora gukata ibice bimwe na bimwe ngo bazifashishwa mu gukiza ndetse no gutanga ubutunzi ku bazaza babukeneye muri iyi miryango. Undi muhango uba ukomeye ku mugabane wa ni umuhango ukorwa nabo mu gihugu cya Ethiopia ndetse na Eritrea, umuhango uzwi ku izina rya Teriya. Uyu ni umuhango ukorwa mu gihe umwe mu baturage abarizwa muri ako gace ngakekwaho kuba yakoze ibyaha bikomeye cyane, maze yamara gukora ibyaha cyane ibishobora kuba byagira ingaruka ku bandi, bakagira umugenzo umwe wo kumuhana cyangwa se uburyo bwo kugaragaza ko yaba ari inzirakarengane. Muri uyu mugenzo wo bafata umuti bakawukunywesha, maze ngo iyo bakunywesheje uyu muti ukabasha kurokoka, bigaragara neza ko wari umwere bari barimo bakubeshyera,
cyangwa se iyo uyu muti unyweye bishobora no kuba byahitana ubuzima bwawe. Bimwe mu bintu bitera ubwoba abaturage bo muri kano gace, dore ko uri kubazwa cyangwa se uri guteganywa kuba wakoherezwa mu muhango wa tiriya, bari ibintu abantu cyangwa se abo mu muryango wawe bafitiye ubwoba bwinshi cyane. Kenshi na kenshi ngo ni umuhango wo kugaragaza neza ko urimo kuregwa ashobora kuba ari inzirakarengane cyangwa se ibyo ari kuregwa ko ari ukuri. Ibi rero ngo biba biteye ubwoba ndetse binahambaye, kuko ushobora kuba warahishe neza kuri umunyamafuti, ariko ngo wagera kuri uyu muti ntabwo bishoboka neza ko ushobora kuba wawurenga mu gihe uri kubeshya. Ngo bavuga neza ko ushobora kurokoka uyu muti akaba ari Imana igaragaje kuri umwere, ariko mu gihe ubasha guhitanwa n'uyu muti nabwo ngo kiba ari ikimenyetso ko wari umunyabyaha, cyangwa se amakosa n'amafuti byose waregwaga byari byo koko wari warabikoze, maze ukarushaho kugenda ubihakana ku manywa na nijoro, anabyo bitera umujinya benshi. Ariko bikaba nanone bitera ubwoba benshi kuba bakisanga muri uyu muhango uri kuburana cyangwa se uri kuregwa, kugira ngo ubashe guhabwa uyu muti bigaragare kuri umwere cyangwa se wakoze ibyaha. Umuhango wa nyuma tugiye kureba ukorwa n'abaturage bo muri Afurika, uyu ni umuhango witwa ukushwanya. Umuhango ukorwa n'ubwoko bw'abadogon, aba ni abaturage bo mu gihugu cya Mali. Uyu muhango ukorwa bari kubyina ndetse bari no kuririmba imbyino nyinshi cyane ziteye ubwoba. Muri uyu muhango wabo bagomba kuba bambaye imisambi ishaje, ubundi bakagaragara bambaye bari kubyina basaze. Uyu muhango ukorwa mu gihe bari gusezera ku bapfuye cyangwa se bari gusezera ku wapfuye, ariko kenshi ni umuhango ngaruka mwaka umeze nko kwihuza n'imyuka yabo ya gakondo cyangwa se y'abakurambere bapfuye kuva kera. Uyu muhango uteye ubwoba, kumvikana urusaku rwinshi ndetse n'imbyino ziteye ubwoba. Mu gihe abawurimo bose bagomba kuba bambaye imyenda isa, imyenda yabo mu gihe bari imisambi yashaje ya kera yateganyirijwe neza uwo muhango. Uramutse ubaguyemo bari kubyina ndetse bavuza n'induru bambaye imisambi, ushobora kugira ubwoba buteye ubwoba ku buryo nawe ushobora kuba wabigwamo. Maze ikintu rero gitera ubwoba abaturage b'ubwoko bw'abadogon nuko ngo mu gihe utagiye muri uyu muhango uba ushobora kuba wahura n'ibyago mu gihe abawe utigeze ujya kubasezera. Abadogoni neza ngo abantu baba baragiye bava mu gihugu cya Mali bakagaruka, bagira ubwoba bwo kudasubira mu migenzo yabo gakondo, kuko ngo bashobora guhura n'ibibazo bitandukanye kenshi cyane biteye n'ubwoba. Imigenzo myinshi ikorwa n'abaturage b'Abanyafurika ni imigenzo gakondo, ndetse na n'uyu munsi ikaba igikorwa mu ibanga rikomeye n'ubwo iterambere ryagiye riza, ndetse n'iyobokamana ritandukanye nk'amadini ya Islam ndetse n'aya Gikristo byagiye bikuraho imigenzo gakondo y'Abanyafurika bavuga ko ari ugusenga ibigirwamana. Gusa nanone uramutse uguye ku baturage bakiri mu migenzo yabo ya gakondo wagira ubwoba bukomeye cyane, nk'abaturage bo mu Bugande, Kenya, Tanzania, Kongo ndetse n'ahandi henshi cyane habarizwa imigenzo gakondo iteye ubwoba ndetse igikorwa no mu moko atandukanye kugeza na n'uyu munsi. Imyizerere ndetse n'imico y'Abanyafurika hamwe na hamwe baracyayikoresha, bakayikoresha mu migenzo yabo iteye ubwoba. Uramutse uguye kuri bamwe bari mu migenzo yabo ushobora kwirukanka cyangwa se ukaba wanabigwamo kuko baguyemo utari uwabo. Abakerarugendo benshi bakunda kujya kwenjoyinga icyo gice, ariko biba bigoye neza ko ushobora gusanga bari mu muco wabo cyangwa se bari muri iyo migenzo, keretse inkuru n'amateka bakubwira, ari naho haba haravuye inyandiko n'ibitabo byinshi bisobanura ubuzima n'amateka bw'abaturage ndetse no muri ubwo bwoko n'imigenzo yabo gakondo.